Hello, nongeye kubasuhuza ni Gasengayire nkuko bisanzwe. Iyi ni The Love Hub ku Mahumbezi TV. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye bishobora kukwereka umuntu ugomba kwitondera mu rukundo. Niba uri umukobwa, umuhungu ugomba kwitondera mu rukundo. Niba uri umuhungu, umukobwa ugomba kwitondera mu rukundo. Ndababwira kuri side zose zitandukanye ku bahungu ibyo bagomba kwitondera, ku bakobwa n'abakobwa ibyo bagomba kwitondera ku bahungu. Guys, mukurikire kandi ntimugasimbutse n'umunota n'umwe. Ujye ukurikira ikiganiro cyose kirangire, kuko kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma haba harimo inyigisho kandi zagufasha mu rukundo, kubana neza n'uwo mukundana, ndetse no kumenya ko urukundo urimo ari urwanyarwo. Twatangiye tubabwira ngo urukundo ni iki, ibigomba kukwereka urukundo rwanyarwo ibyo ari byo. Ubu rero noneho turakomeje tukubwira ni ibiki wakitondera ku muntu wita ko mukundana ariko bitari byiza. Ushaka kubibona ntubitindeho, ariko bikaba ari ibintu bitari byiza rwose. Utakabaye ukiri kumwe n'uwo muntu, kunaniza muri ubwo buryo, ukiri kumwe n'uwo muntu ufite iyo myitwarire runaka. Ibyo nibyo tugiye kuvugaho, ntimucikwe. Icya mbere ngiye gutangira mbabwira abahungu umukobwa wakitondera. Wa mukobwa uguhoza ibibazo mu matwi, umukobwa uhora ukubwira mama yarwaye, wamamara kumuha amafaranga ejo bundi mukuru wanjye nawe yarwaye, murumuna wanjye akeneye amafaranga y'ishuri, ibizami nanjye byamfashe. Sinanze ko dufashanya mu rukundo, ngo ufite ikibazo akibwire mugenzi we akimukemurira. Ariko hari umukobwa uguhoza ibibazo mu matwi ku buryo niyo muri kumwe mutandukana wananiwe mu mutwe, kuko ahora akubwira ibibazo. Ninde urwaye, ninde wananiwe examen, ninde ngo arashaka kujya mu anniversaire. Mbese akubwira ibibazo, ibintu byose bihora bitwara amafaranga. Akubwira ibibazo afite mu miryango, ahora akubwira abantu barwaye, ahora akubwira ibintu bya bintu. Ubundi umuntu mukundana tuzi ko ari umuntu muba mwishimanye. Yego n'ubundi hari igihe haba hari ibibazo mugomba gukemura, kuko mugomba kubana mu bibi no mu byiza. Ariko nawe wihora ubwira umusore ibibazo gusa, umuganiriza ku bintu bibi. Gerageza uhindure. Wa musore wewe, niba uri gukundana n'umukobwa uguhoza mu bibazo, nta kindi kiganiro agira, uwo mukobwa ushatse wamubwira bye. Kandi no ku bahungu nabo hari abahungu bameze gutyo. Wa mukobwa nawe, niba uri gukundana n'umuhungu uguhozaho ibibazo, ukubwira ibibazo buri munsi, nta kindi kiganiro agira, nta kindi kintu cy'igitekerezo gishyashya agira muri we uretse ibibazo gusa, wa mukobwa we ndakumenyesha ko uwo musore wambwira ati bye, akigendera. Hazaza abandi bagushimisha, hazaza abandi bakunezeza, hazaza abandi muzamuganira. Yego n'ibyo bibazo, ariko atari byo byonyine bihoraho. Hari n'ibindi bintu byiza muganira, bya bindi byose twavuze mu biganiro byatambutse, mwungurana ibitekerezo, mujya inama. Niba uri kumwe n'umuntu ugukonsoma kandi atinjiza, musezerera agende, ntacyo akora mu buzima bwawe. Dore rero ikindi kintu cyo kwitondera ku mukobwa mukundana, wa musore we. Umukobwa uhora akubwira ibintu bitinjiza, ibintu ahubwo bisohora amafaranga, bisaba ko wowe uhora urekura amafaranga umuhereza. Utubari twafunguye muri karitsiye, ahantu hari pisine kujya koga, kujya gusohokera kuri hoteli, ngo uwo yagiye muri anniversaire ari kukwaka amafaranga, ngo dusohoke na barunaka barasohoka, ngo nyine ibintu nta gitekerezo agira. Ubundi umuntu mukundana agomba kuba afite ibitekerezo byunguka, agomba kuba kubonamo umuntu muzashakana. Umuntu rero muzashakana umubona kare, ni wa muntu uhorana ibitekerezo avuga se bigenze gutya, aya mafaranga dufite twayakuramo iki kintu cyazatubeshaho mu bihe biri imbere. Ntago we yirirwa kubwira ngo dusohoke, ngo tujye muri anniversaire, ngo tujye mu birori, ngo tujye. Ntibibujije ko mujya mu birori, ntibibujije ko mwishima, ahubwo ni umuntu ubikora buri gihe akaba ari ko ameze. Uyu munsi kwa mbere arashaka gusohoka, kwa kabiri arashaka gusohoka, kwa gatatu arashaka gusohoka, icyumweru kigashira ari muri dusohoke
tujye muri anniversaire, tujye kubyina, tujye koga. Uwo mukobwa wa muhungu we, uwo mukobwa mwirinde, musezerere umubwira uti bayi. Ntago mvuga ku bakobwa gusa kuko n'abahungu bameze gutyo nabo barahari. Ukaba ukundana n'umwana w'umukobwa, umukobwa ufite gahunda, umukobwa ushaka ko mukundana mukagira ibintu birenze muzageraho, mukabana ubuzima bwose, akazakugira umugabo we akubonamo nk'umugabo, ariko wowe ugahora umubwira ibintu bitubaka. Nawe uhora wivugira ngo dusohoke. Ibaza umuntu w'umusore w'imyaka 20 n'ingahe 30, nta gitekerezo ujya mu mutwe uretse kubwira umukobwa mukundana ngo dusohoke. Nta kindi kiganiro mwaganira, nimwaganira ku bintu byabateza imbere mwembi, nimwaganira wenda ku kazi ukora, nimwaganira kuri famille, nimwaganira uburyo mwatera imbere mwese hamwe kugira ngo muzateze imbere n'umuryango wanyu. Mwe gusa muhora mwiganirira ku bintu byo kwaya niko nabivuga. Kwaya bisohora amafaranga. Umunsi umwe muzabyuka mu gitondo musangiye amafaranga ntayo mugifite, kubera ko muhora muyasesagura, muhora muyajyana hirya no hino. Amafaranga iyo yabonye uyabyaza umusaruro, uzatuma ya mafaranga aguhereza ayandi aruta yandi wari ufite. Ntago uyabona ngo uyajugunye mu bintu bidafite umumaro, ngo nurangiza ngo uvuge ngo uzabona yandi. Umunsi umwe azashira, umunsi umwe muzabura ukuntu mubigenza. Kandi hari igihe mwari muyafite, hari igihe mwari mufite amafaranga, ariko uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu mukundana yarakubwiraga dusoke, nawe ukagenda. Tekereza kabiri, utekereze ku muntu mukundana, urebe ibiganiro kuganiriza, niba ari ibiganiro byubaka, niba ari ibiganiro bifite ari umuntu muri kumwe mu rukundo, muri kumwe mu bitekerezo, atari umuntu wibwirira ibi nawe akakwibwirira ibindi bidafite aho bihuriye. Umuntu musharinga ibitekerezo, umuntu ntagufate mu rukundo ngo akumanipire, ashaka kugukoresha uko yishakiye. Niba avuze ibi bihite bikorwa, niba avuze ngo mereza 100 uhita ubitanga. Tekereza kabiri, utekereze ko ugomba kwiteza imbere, utekereze ko kakanya ufite imbaraga, ejo hari igihe waba utazifite. Wakagombye gukora ibintu bizatuma no mu gihe uzaba udafite imbaraga ubaho, kubera amafaranga wasevinze, kubera ibikorwa runaka ufite wakuye muri ya mafaranga wakoreye, make wakoreye ukabasha kuyabyaza umusaruro ukabonamo ayandi menshi. Dutera imbere kuko dufatanyije. Rero niba uri kumwe n'umuntu mudafatanya, niba uri kumwe n'umuntu ugukonsoma kandi atinjiza, musezerera agende, ntacyo akora mu buzima bwawe. Ikindi nababwira ku mukobwa uhora utezeho umuhungu bakundana amakiriro, urashaka kumugora, menya ko uwo muhungu nawe nawe n'umwana nkawe, nawe yakuze nkawe, nawe akeneye guteteshwa, akeneye guhabwa. Kuba uri umukobwa ukaba umuhungu adashaka kuvuga ati tega bisi uze duhurira ahantu aha, wowe urashaka gutega moto y'ibihumbi 200, kandi birashoboka ko wari gutega wenda bisi y'amafaranga 300. Ahantu wari gutegesha bisi y'amafaranga 300 uhategesheje moto y'ibihumbi 200. Wowe niba uri umuhungu, uwo mukobwa mukundana akaba ameze gutyo, simbyanze wenda uyafite wayamuha cyangwa se nta n'ikintu bitwaye. Ariko niba uri umukobwa umuhungu akaba akubwiye ati sheri tega bisi, kubera yuko twese ni mu nyugu zacu, tugiye kubana na se, tugiye kuganira ku rukundo rwacu, hari impamvu bakubwiye gutyo. Hari igihe amafaranga wenda arayafite, ariko ntabwo afite amafaranga yo gusesagura, ntabwo afite amafaranga yo guta. Hari uburyo bushoboka wategamo bisi aho hantu kuhagera mukahahurira, ariko wowe urashaka gutega moto, n'ubundi urayiteze, amafaranga urayatanze, nawe ntagiye mu mufuka wawe ngo uyatware byibura. N'ubundi urayafata uyaheze umumotari agutware, uhombeje uwo muhungu. Ese wowe urungutse? Ese ugenda muri bisi aho hantu niba hagera bisi ntago wari kwa, n'ubundi wari kuhagera nk'uko uhageze. Twige koroherana, twige kumenya yuko abo bahungu dukundana ntago babereyeho kuturera, ntago babereyeho, ntago ababyeyi bacu batubyaye kugira ngo baturere. Umuhungu yarakuze, afite ukuntu yakuze, nawe ufite ukuntu wakuze. Turabafasha, Bibiliya bivuga neza, turabafasha babo. Ntago twaje kubatwara ibyo bafite, ahubwo twaje kubafasha kugira ngo noneho babone ibirenze.
ko rero niba uri umuhungu ukundana n'umukobwa ntago ahubwo ashaka kugufasha kugira ngo ibyo ufite bizamuke bibe byinshi, ahubwo ahora gutwara ibyo ufite, ntago mwumvikana. Ntago ushobora kumubwira ati sheri ambara ikanzu y'ibihumbi 20, ashaka kwambara ikanzu y'ibihumbi 100 kuko yayibonye ku musitari runaka wayiguriye, we arashaka kuyigurirwa nawe. Ese wa mukobwa we, iyo kanzu n'umubyeyi wawe wakubyaye gukunda cyane atigeze akugurira, kuki wumva yuko uwo muhungu ari we ugiye kuyikugurira? Twige kwigira abakobwa, twige kwimenya, natwe dushaka ibintu dukora, hato umuntu atanagucishamo ijisho, hato umuntu atanumva yuko ngo ni ukugize. Ese uri gutekereza yuko uwo muntu aba arimo aranagusuzuguriramo, kumva yuko akugize? Reka tuvuge ko binabaye, ariko uri kumva yuko nta cyubahiro ufite, ibintu byose niwe ubyaka, amavuta niwe uyaka, kandi kose ukeneye niwe ukaka. Ahubwo wagize ubwenge ugashishoza akamubwira sheri nshingira ka business runaka, aho kugira ngo ujye uhora umusaba. Gusaba bituma umuntu atakaza agaciro ke. Iyo uhora usaba umuntu aragusuzugura. Wikwemera gusuzugurwa, wikemera guhora utegeye umuntu amaboko ngo ntegera, ngo nyambika, ngo amavuta yo kwisiga, azajya kubona mu nzira abone uri uko ameze ni ngewe umugize. Ariko wowe ushatse ikintu ukora nawe ukitaho, ukisobanukirwa, ukamenya ko ibigukwiriye ni ibyo ufite. Twige kunyurwa n'ibyo dufite. Niba wari usanzwe utega bisi ukundanye n'umuhungu, ntago ari umusponsor, ntago ari umusponsor wawe. Ukundanye n'umuhungu uri kumva yuko ugiye kuhita utangira gutega taxi voiture, kubera iki se? Kuko ubwo buzima wari ububaye munakazi se, wenda tuvuge ngo wahembwe noneho wazamutse mu ntera, ntago ari intera wazamutse mo shiti yanjye. Menya ko uwo muhungu nawe ni umwana w'abandi, ntago yaje kugira ngo akurere, yaje kugira ngo mugire ibyo muhuza, mugire ibyo mwumvikana, muzamurane. None wowe uje kumuhombya, ugasanga umuhungu mbere utari mu buzima bwe yarakize, yari afite amafaranga, we waraje asigaye no kubona yo yishyura inzu ari ikibazo, asigaye aguza kubera wowe. Cyumva waza mu buzima bw'umuntu kugira ngo umunanize. Hari abantu baza mu buzima bw'abandi kugira ngo bababere imitwaro, bababangamire. Wibangama mu buzima bw'umuntu, haranira ko n'igihe uzava mu buzima bw'umuntu azavuga ati runaka yabaye mu buzima bwanjye kandi ahatambuka neza, azahora yumva ari umuntu wakabaye agaruka mu buzima bwe. Ako wiharanira yuko umuntu azagenda avuga ati uriya yaragiye, Imana ishimwe, none nsigaye ndyama nkasinzira, none sinyumva ibibazo mu matwi yanjye, none singifite umuntu ntesha umutwe, none singifite umuntu nsaba ibi, singifite umuntu mbwira ibi, singifite umuntu negeka. Haranira ko umuntu azahora yumva yuko niyo wagenda cyangwa se niyo waguma uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu akeneye mu buzima bwe iteka ryose, utari umuntu umunaniza. Reka kugora umuntu mu mutwe, tugorwe no gushaka ibitubeshaho byacu ku giti cyacu, tureke kugora abandi batubeshaho. Ikindi nababwira, uri umuhungu ukundana n'umukobwa, uwo mukobwa ntagashishikajwe no kumenya abawe, ntagashishikajwe no kumenya umuryango wawe, ariko we aba yumva nyine umenye iwabo barwaye, iwabo habaye ibirori, abikumenyeshe, ugire uruhare ubigiramo. Ariko wowe iyo ushatse kumubwira, uri umuhungu, iyo ushatse kumubwira ibyawe, we ntago ashaka kubyumva. Niyo umbwiye ati tujye gusura iwacu, tujye gusura umuryango wanjye, oya ntago ashaka kubyumva. Atangira kuguha impamvu nyinshi zikweka ko nyine nta mwanya afite, nta mwanya afite umuryango wawe. Arakubwira ati tuzaba tubikora, ahora muri tuzabikora, tuzabiha umwanya uhagije. Kandi wowe iyo agukeneye arakubona. Iyo akubwiye ati mu muryango wanjye hari iki kibazo iki n'iki, urahari kubwe ukakimukemurira nk'umusore bakundana. Ako wowe nk'umusore iyo umukeneye, umukobwa mukundana akakubwira ati nta mwanya mfite, cyangwa se ukabona nyine nta gitekerezo yaguha, nta n'ijambo yabivugaho. Mbese umuryango wawe nta nubwo ashaka kumva mu matwi ye. Kandi wa muntu we uhora ukubwira ati umuryango iwacu umeze gutya, mama ameze atya, papa ameze atya, abavandimwe banjye bameze batya, agahora akubwira
akubwira ibintu bijyanye nawe ubwe ku giti cye, ubimukemurire, umube hafi, mbese na akumva uri nk'ikoti rye yifubika, cyangwa uri nk'umutaka we umurinda imvura, ariko wowe waba uri mu bibazo ukanyagirwa. Gute wowe wabera umuntu umutaka, wowe mu gihe uri mu bibazo ukicwa n'izuba cyangwa imvura ikakunyagira? Kandi wowe igihe cyose umuryango uri mu bibazo, igihe cyose agukeneye uramutwikira, igihe cyose agukeneye ku zuba ntabwo ajya yicwa n'izuba, igihe cyose agukeneye mu mbeho ntabwo imbeho ijya imwica, igihe cyose imvura iri kugwa umubera umutaka. Abo bakunzi bikunda, bikubira, bafite bari nabyita ngo ni selfish. Abo bantu bari selfish tubirinde. Niba uri umuhungu irinde umukobwa umeze gutyo, niba uri umukobwa irinde umuhungu umeze gutyo, kuko uwo muntu nta hantu muzagerana. Wowe gusa urahari kugira ngo, hari abantu bakunda kuvuga ibyabo, akumva ko abandi nta bibazo bagira, bakumva ko abandi we ntago akeneye kukumva, ntago wowe ufite abandi bakumva batari we gusa ari kumva yarakugize ahantu aza gutura ibibazo bye, ahantu aruhukira, ariko wowe ntacyo kimwe yagufasha. Uwo muntu mwirinde. Niba uri umusore irinde uwo mukobwa, niba uri umukobwa irinde uwo musore, ko nta hantu yazakugeza pe. Ikindi nakubwira, umuntu uri mu rukundo, umusore uri mu rukundo, umukobwa uri mu rukundo, irinde umuntu ugushyira inyuma ya gahunda ze zose. Ntago umuntu ugukunda ubundi agushyira inyuma ya gahunda ze zose, ahubwo agushyira muri gahunda ze, akagushyiramo ku buryo ugasanga nk'umuntu ni umukobwa arabyutse, nta n'akazi agira, arabyutse mu gitondo akoze imirimo y'iwabo, akoze ibindi bintu bitandukanye, arebye filime, urumva ko ntago ari ibintu atabikoze cyangwa se ashyizemo akanya ko kuvugana n'umukunzi we byagira ikintu byangiza. Ariko ugasanga ahaboneye umwanya nyuma y'ibintu byose, ati ati se umeze ute, ntazi uko waramutse, ntazi uko wiriwe, nta kintu kimwe azi, noneho akahita aza adashaka no kukumva, adashaka no kugira ikintu cyawe yumva kijyanye n'ukuntu wenda wiriwe, ahubwo nyine akaza kwibwirira ibintu bitinjiza. Ugenda nabwiye umuntu akaza kubwira, bene uwo muntu n'ubundi ntago azigera akubwira ibintu byinjiza, aguhoza mu bibazo, kuko agushyira inyuma ya gahunda ze zose. We ntago uri muri gahunda ze. Umuntu ugukunda ntago agushyira ku ruhande rwa gahunda ziwe, ahubwo umuntu ugukunda agushyira muri gahunda ze. Niba ari no mu kazi yaba aruhutse ho gatoya, abonye agapoze gatoya, akwandikira ka message akakubaza umeze ute sheri, wariye se, uri mu kazi, akazi ugakora neza. Ariko ugasanga umuntu wenda ni nk'urugero, wenda umusore afite akazi, abyutse mu gitondo agiye mu kazi, saa sita yagize wenda isaha n'igice ya pause, yariyemo yanaruhutsemo rwose neza, ariko ntigeze kwandikira message umeze ute. Agasubira mu kazi, akaza gutaha nimugoroba, akigira muri match cyangwa akigira no mu bindi bintu bitari n'akazi, akaza kukuvugisha ahantu yumva gahunda ze z'umunsi zose zirangiriye, ati umeze ute. Bene uwo muntu rwose umwirinde. Niba uri umusore ufite umukobwa mukundana umeze gutyo, ndagusabye kugira ngo umwirinde. Niba uri umukobwa ufite umusore mukundana umeze gutyo, ndagusabye kugira ngo umwirinde, kuko uwo muntu nta hantu yazakugeza. Umuntu utagushyira muri gahunda ze. Ubundi niba ukundana n'umuntu, mushyire muri gahunda zawe, muri timetable yawe y'umunsi, umushyiremo, vuga ati iyi saha mpamagara umukunzi wanjye, mwandikira message. Kandi nawe wowe ubikorerwa, nawe jya ugerageza ubyishyure, nawe ubitange, ibyo uhabwa nawe ubitange, ko ntabwo uzahora wakira gusa. Urukundo ni uguhererekanya. Umuntu aguhaye urukundo rwe, nawe umuhaye urukundo rwawe. Umuntu aguhaye umwanya we, nawe muha uwawe. Muha umwanya wawe nk'uko nawe aba yaguhaye. Ntabwo aba yabuze ikindi kintu akora, ntabwo yabuze abandi bantu yakunda, ko umuntu yaraguhisemo mu bandi bantu bose akakugira umukunzi we. Ntabwo ari byiza ko wamushyira inyuma ya gahunda zawe zose.
biba byiza iyo umweretse ko n'umuntu w'ingenzi, hari ibyo wigomwa kubwe kugira ngo urukundo rwanyu rugende neza. Niba rero ufite umuntu mukundana akaba agushyira nyuma ya gahunda ze zose, ni ukuri uwo muntu umwirinde.